bakristo bavandimwe, dufite umunezero mwinshi cyane wo kuba tugeze kuri uyu munsi, tukaba dufite umugisha wo kuba mu iteraniro, aho amateraniro turi kuyakorera mu miryango iwacu. Rero abakurikirana iri teraniro mwese tubahaye ikaze, kandi turabakiriye abakristo ba Paruwase Kanombe, ba Eperi Paruwase Kanombe, abakristo badukurikiye mwese muri uyu mwanya, inshuti za Paruwase, mwebwe mwese tubahaye ikaze kandi mugubwe neza, mwisange muri iri teraniro mwateguriwe na Eperi Paruwase Kanombe. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubarinda. Dutangire iteraniro ryacu turirimba indirimbo ya 74 mu ruhande rw'indirimbo zo gushimisha Imana. Nge mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, n'inshuti idahana sinkizo mw'isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamuha akaba umukiza wawe. Nge ninginga Imana ngo itwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko ngusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mw'ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'Umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko ngusabira. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguwe yakurikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uzawambara ubwo. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko ngusabira. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyamugasanga uyahawe nawe. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko ngusabira. Numara kumwemera nk'umukiza wawe, muhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe Imana iguhishurire Yesu, babwo ubwo n'uwahawe nawe. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko ngusabira. Bakristo bavandimwe, twakire twese indamutso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Nimugire ubuntu n'amahoro biva ku Mana iriho yahozeho kandi izahoraho, biva ku Mwuka wera no kuri Yesu Kristo, umugabo wo guhamya, ukiranuka, imfura yo kuzuka, n'umutware wa byose. Amen. Bugufi dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ise umwami wacu Yesu Kristo, ubwoko bwawe turanezerewe muri aka kanya. Tunejejwe mbere na mbere yuko wabanye natwe kandi ko waturinze. Tunejejwe kandi nuko mwami Imana
wabaye mu ruhande rwacu. Data mwiza wo mu ijuru, igiteye ubwoba kiriho muri iki gihe, ukaba mwami waragidushishije kure, mwami tukaba tugiye gushima kugeza uyu munsi. Data nushimwe n'uhabwa icyubahiro kuko uri Imana idukunda kandi ukaba uri Imana ibana natwe ibihe byose. Ubwoko bwawe mwami Imana twongeye kunezerwa mu mitima yacu kuko ukomeje kuba Imana yacu. Ni ukuri turi imbere yawe, turagushimye cyane kubw'urukundo rwawe rukomeje kwigaragaza, kandi Uwiteka nk'uko ijambo ryawe ribitubwira ngo abishingikiriye bakwishingikirijeho mwami Imana ntibazakorwa n'isoni. Ndakwinginze rero cyane kugira ngo ukomeze kudukomeza, twambike imbaraga mwami Imana muri iki gihe gikomeye twatewe n'icyorezo cya coronavirus. Mwami Imana ndinginze cyane kugira ngo ukomeze kuba mu ruhande rwacu nk'uko watunze mu gihe cyatambutse. Uri Imana yacu mu gihe cyatambutse, uri Imana yacu mu gihe cy'ubungubu, ndetse uri Imana yacu no mu gihe kizaza. Niyo mpamvu Data mwiza wo mu ijuru, abakwiringiye tutajya dukorwa n'isoni, kandi abakwiringiye ntabwo tujya duterwa ubwoba mwami n'ibiza kuri uyu munsi wa none ndetse mu gihe cya none. Nushimwe Imana kandi uhabwe icyubahiro. Rero ni umwanya mwiza, ni umwanya mwiza dusenga cyane kugira ngo ugire neza ubwoko bwawe. Mwami turakwinginze cyane kugira ngo urusheho kutweza no kudutunganya, kandi Uwiteka utugenderere umunsi ku wundi kugira ngo turusheho gukomeza kugukunda no kugukora mu buryo bukwiriye. Mana Data mwiza wo mu ijuru, iki ni igihe cyo kugira ngo ubwoko bwawe dukanguke. Iki ni igihe cyo kugira ngo ubwoko bwawe mwami Imana twongere kwibuka umurimo wawe. Iki ni igihe ubwoko bwawe kigeze kugira ngo buri wese asubize ubwenge ku gihe, atekereze igikwiriye gukorwa kugira ngo mwami Imana umurimo warusheho gukoreka neza. Ngaho rero gendera ubwoko bwawe aho buri mu bice bitandukanye mwami Imana, mu ngo zacu tugenderere, mu miryango tugenderere mwami Imana, urusheho kudukomeza no kutweza rwose kugira ngo tutazakorwa n'isoni igihe mwami Imana uzaba uje ugaragara ku bicu kubw'ibitangaza n'imirimo wagiye udukorera. Urakoze rero, turagushimye. Komeza kubana natwe muri iri teraniro mwami Imana. Ubwoko bwawe duciye bugufi cyane kugira ngo ukomeze gushyirwa hejuru. Ugira icyo avugira ahantu mwami umuyobore, kandi umwuka wawe wera amumanukire rwose kugira ngo avuge avugishijwe nawe. Umuyobozi wa gahunda ugendane nawe mwami. Data mwiza wo mu ijuru, umuvugabutumwa wacu uyu munsi turasenze cyane kugira ngo umugirire neza. Imbaraga zawe zimuwe mu mwami, umwuka wera amuzenguruke, maze we kuba we ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. N'abakristo twese aho turi mu miryango turakwinginze cyane kugira ngo natwe tugenderere, kandi duciye bugufi cyane kugira ngo uyu mwanya ube umwanya w'igiciro imbere yawe. Data mwiza wo mu ijuru, duheje Satani, duheje amajwi yose mabi mu izina rya Yesu, duheje abadayimoni mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu mwanya mwami Imana ube umwanya wo gukira, ube umwanya w'amaronko kuri twebwe, ube umwanya ubwoko bwawe turi bunezerwe, kandi ubu mwanya Data mwiza wo mu ijuru wo gukiza benshi mu bafite ibibazo, mu barwayi, mu bafite mwami Imana intege nkeya ubongerera imbaraga, mu bafite mwami Imana gucika intege abo bazamure, mu bafite mwami Imana kugipinga ijambo ryawe, abo nabo turasenze cyane kugira ngo uyu mwanya ube umwanya wo kubahindura. Urakoze, turagushimye. Komeza kubana natwe kandi ukomeze kutugirira neza, maze icyo n'ubutware bikomeze kuba ibyawe uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, dusingize izina ry'Imana dufatanyiriza hamwe gusoma Zaburi 149 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Zaburi 149 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, muririmbire ishimwe rye mu iteraniro ry'abakunzi be. Ubwoko bw'Abisiraheli bunezererwe umuremyi wabwo, abana b'i Siyoni bishimire umwami wabo. Bashimishe izina rye imbyino, bamuririmbishirize ishimwe, batambira ishako, batengerera inanga. Kuko Uwiteka anezererwa abantu be, azaririmbishisha abanyamubabaro agakiza. Abakunzi be bishimire icyubahiro abahaye, baririmbishwe n'ibyishimo, baririmbire ku mariri yabo. Amen. Mama
abakurikirana rino teraniro twese nagira ngo twumvire hamwe icyo Imana idutegeka kuri uyu munsi. Umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nuko rero mwiyambure imirimo mibi ituma urwo rukundo ruba ruke, ariyo migambi mibi, kubeheta, gusambana, kwiba, kwica, kwifuza kubi, kugira nabi, uburiganya, iby'isoni nke n'ibindi bisa bityo. Mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yababariye. Abe ariko namwe mubabarirana. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe. Nyagasani Imana, duhe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Amen. Bavandimwe, reka uyu mwanya dusenga Imana tuyisaba imbabazi aho tutitwaye neza muri iki gihe cyose gishize, kandi tunashingiye ku itegeko ry'Imana tumaze kubwirwa. Uhoraho Umwami Imana yacu, uri Imana y'inyembabazi. Ijambo ryawe riratubwira ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, ngo ariko iyo twiyemeje kubizinukwa uratweza rwose tugahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Uyu mwanya ubwoko bwawe abo waronse mu bise by'amaraso umwana wa Yesu Kristo yaviriye ku musaraba, ducishijwe bugufi imbere yawe tugusaba imbabazi kubw'ibyaha twakoze. Itegeko ryawe riratumurikiye ritubereye indorerwamo, dusanze tutaragendeye imbere yawe uko bikwiye mu mvugo yacu, mu mikorere yacu ndetse no mu ntekerezo zacu, twarakubabaje rwose. Ariko uyu mwanya tugusabye imbabazi ku makosa yose twakukoreye, kandi n'isezerano ryawe kutubabarira. Ongera uduhe imbabazi kugira ngo amahoro yawe abe mu mitima yacu, kandi tuba abakristo bari ku rugero rushyitse muri iki gihe cya none. Tubisenze twiringiye izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Amen. Reka uyu mwanya bavandimwe twakire ijambo ry'imbabazi z'Imana. Iyo twicuje ibyaha tukemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Umwami Yesu aragira ati witinya, Uwiteka yagukuriyeho imanza yari yaguciriye. Uwiteka ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ikibi ukundi. Amaboko yawe ye gutentebuka, Imana yawe n'intwari kandi irakiza. Haleluya.
uyu ni umwanya mwiza kandi w'igiciro wo gusoma ibyanditswe byera, ariko mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Imana yacu uraheraho mu ijuru, twongeye kugushima muri aka kanya tuguhimbariza ineza yawe n'urukundo rwawe, kandi Mwami Imana turi imbere muri aka kanya twongeye data mwiza ukwinginga kugira ngo ukomeze kubana natwe. Uyu ni umwanya w'agaciro, umwanya Mwami Imana wo guhumuriza, umwanya Mwami Imana wo gukomeza, umwanya Uwiteka wo kurura imitima yacu tugiye kumva ijambo ryawe. Turakwingiza cyane kugira ngo wongere kuza kuba hagati muri twebwe, kandi Uwiteka udukomeze. N'umugaragu wawe ugiye kutugezaho ijambo ryawe twongeye kumwingingira cyane kugira ngo umukomeze Mana, kandi ye ko wowe ahubwo data mwiza wo mu ijuru icyubahiro cyawe aricyo kimanuka, maze ijambo ryawe muri aka kanya ryomoreye imitima yacu. Ijambo ryawe Mwami Imana ryomora abababaye, ijambo ryawe Mwami Imana rikize abarwayi, ijambo ryawe Mwami Imana risange abashonje ribahumurize, ijambo ryawe Mwami Imana ribe iryo kudukomeza muri rusange. Urakoze, turagushimye, ngaho ngwino ubane natwe kandi utugirire neza muri byose, mu izina ryera rya Yesu waducunguye, amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 20 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 22. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 20 umurongo wa 19 tugeze ku murongo wa 22. Tusome mu izina rya Yesu. Yesu yereka abigishwa be Toma adahari. Nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati, nimwakire umwuka wera. Bakristo bavandimwe, twakire neza ijambo ry'Imana. Ndabashuje mu izina rya Yesu, kandi nongeye kunezererwa Imana kubw'uyu mwanya mwiza impaye wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. N'umugisha udasanzwe. Nitwa Pasiteri Rukundo Christophe, nkaba ndi umupasiteri mu itorero Presbyterienne mu Rwanda, nkaba nkorera umurimo muri paruwasi ya Kanombe. Shimye Imana cyane rero kubw'uyu mwanya tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana, n'intego iyoboye itorero ryacu muri ibi bihe, vuga ngo Yesu arazahagarara hagati yabo, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Iyo niyo ntego numva ni Mwuka Wera yanyigishijeho cyane kugira ngo turiganire rimwe. Ni kenshi iri jambo abantu bariganirizwa ndetse bakanarivugaho bakarisobanura mu buryo bwimbitse, ariko nanjye uyu mwanya numvise nifuza kuba ari ryo tuganiraho muri uyu mwanya. Ubusanzwe iyo abantu bapfushije babuze umuntu, hari ibintu bibabaho kandi bikomeye, ariko bibiri muri byo ni agahinda ndetse n'ubwoba. Bagira agahinda kubera yuko baba babuze umuntu, bumva batazongera kumubona, ndetse bakumva ko ibyiza byamurangaga batazongera kubona ari kubikora, ahubwo bizasigara mu ntekerezo zabo. Ikindi kibatera ubwoba
kibatera ubwoba cyane gikomeye, abantu baba barimo kwibaza ngo ese ko agiye, ko apfuye, inshingano yari afite zirakorwa nande? Niba ari umubyeyi, abana bagatangira kwibaza ngo ko umubyeyi wacu agiye, ari we wakoraga, ari we watwitagaho, ari we waturihiraga, ari we wadufashaga mu buzima bwose, none akaba apfuye, inshingano ze ninde uri buzikore? Ndetse hakabaho kwibaza uzahagarara mu cyuho, kubera uwari ufite inshingano ikomeye amaze gupfa. Ibi rero nibyo bitera, ni bimwe muri byinshi bitera abantu kugira ubwoba. Abigishwa ba Yesu nabo mu gihe yapfaga, ubwoba bwabo bwari bufite ishingiro. Ubwoba bwabo bwari bufite ishingiro kubera yuko uwari ubayoboye, uwabaga hafi yabo, watumaga batavunika cyane, yari amaze gupfa. Bari bafite ubwo bwoba. Niyo umuntu asomye abona hari igihe bigeze kuganira, bakibaza ngo ariko ubundi mubona mu gihe Yesu yaba atari kumwe natwe, mubona ari nde watuyobora? Icyo kiba ikiganiro, baragisiganira batekereza uwababera umuyobozi, uwaba mukuru muri bo. Nibwo Yesu yabahaye isomo rikomeye, arababwira ngo ushaka kuba umukuru wo mu bandi ajya aca bugufi. Aho niho yabogereje ibirenge. Rero no kuba abigishwa ba Yesu baribonaga nk'abadafite umuyobozi, nabyo ubwabyo byagombaga kubatera ubwoba, kuko babonaga ko nta wundi wo muri bo uri buze guhagarara mu cyuho cy'ibyo Yesu yakoraga. Kandi mu bisanzwe Yesu yabafashaga muri byinshi. Uyu Yesu niwe wabagaburiraga. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona ko mu bihe bitandukanye yagiye abagaburira. Kandi Yesu bari barakurikiye, ijambo ry'Imana ritwereka ko hari n'igihe yajyaga abafasha mu gutanga imisoro. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hari igihe Yesu yari ari mu isinagogi ari kwigisha, hanyuma ngo Petero asohoka hanze. Ageze hanze, abakoresha b'ikoro basoreshaga baramubona, bahita bamubaza bati ni kwa mugabo ubundi urasora? Petero atarabasubiza, baramubaza ngo uretse nawe uriya mukurikira mwita umwami wanyu we arasora? Petero yumvise gahunda yo gusora bayizanyemo na Yesu, ahita asubiza aravuga ngo arasora, kuko yumvaga ko ari icyo gisubizo agomba gutanga. Petero yagarutse yihuta mu isinagogi, Yesu ahita amubariza kure, aramubaza ngo niko Petero, ngo harya basoresha nde? Basoresha abana b'abami cyangwa basoresha rubanda? Petero aramubwira ati basoresha rubanda, byo kumwumvisha ko na Yesu ubwe atari umwami ahubwo ari rubanda imbere y'abantu. Icyo gihe Yesu aramubwira ngo nagenda afata urushundura ngo ajye ku nyanja, ngo agende arobe, ngo arafata ifi, ngo mu ifi ari bufate ngo imwe yisature,
ngo ari buze gukuramo amafaranga ngo agende yishyure umusoro. Petero aragenda arabikora, avanamo amafaranga yitwaga amadidi arakama muri icyo gihe, yishyura umusoro. Byerekana yuko abigishwa ba Yesu ibyo ari byo byose babonaga Yesu nk'igisubizo cyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kuba rero yarapfuye, ibyo biri mu byatumaga bagira ubwoba, kandi bakagira ubwo bwoba bavuga ngo se imiryango yacu yo izabaho iti? Hari ibintu umuntu ashobora gukekera ababigishwa, umuntu ashobora kubibakekera uko bitekereza. Hari igihe bigeze kuganira bibaza ngo ariko amaherezo yacu azaba yahe? Uyu muntu tugendana nawe buri gihe, aho agiye hose tukamukurikira, none ko azaduhemba ryari? Azaduhembe ate ko nta gahunda yo guhemba ajya avuga? Muri uko kubiganira, Petero aba mu b'imbere bamubaza, aramubaza ngo ko twasize ibyacu tugasiga n'abacu tukagukurikira, mbese abantu basize ibyabo uzabahemba iki? Yesu aramubwira ngo Petero, ngo abantu baretse ibyabo bakankurikira ngo mube bari ku isi ngo bazakubirwa inshuro 100, ngo kandi babikiwe n'ubugingo buhoraho. Ibi bintu Yesu yabwiye abigishwa be, mpamya ko kandi ntekereza ko bari bataragera ku rwego Umwuka Wera yabasobanurira icyo Yesu ashaka kuvuga. Aha wenda hakaba hari bamwe mu bigishwa bahise batekereza bakavuga bati, niba avuze ko turi ku isi tuzakubirwa inshuro 100, ni ukuvuga ngo imitungo yacu, ibyo twari dufite, tuzabona umugisha ku buryo tugira byinshi. Si igitangaza ko ku bantu b'iki gihe ahari wenda bashobora guhita bahamagara ab'iwabo bakababwira bati mwihangane bidatinze tuzaboherereza ikintu kuko umuyobozi wacu yavuze ko azaduhemba. Hari uburyo abantu babifata, wenda bagahumuriza abo mu miryango yabo bakabwira bati muhumure, ibibazo twari dufite bikemurwa n'ubushobozi, vuba aha ngaha bizakemuka, kubera yuko umwigisha yavuze yuko vuba aha ngaha azaduhemba. Umuntu ashobora gutekereza ko ibyo ari byo byose, hari abigishwa bumvaga ko hari umunsi Yesu azabahamagara akabicaza akabaha akabahasha k'ishimwe. Bagiye kumva bumva ngo arapfuye. Ibyo nabyo ubwabyo byagombaga kubatera ubwoba nk'abantu badafite umuyobozi ugiye guhagarara mu mwanya wa Yesu, nk'abantu bari kwibaza ngo tugiye guhera hehe, kuko abandi basigaye mu midugudu y'iwabo bakora uko byagenda kose. Hari abari barateye imbere, nabo bagatangira kwibaza ngo ese tuzahera he, tuzabafatira he? Abo twasize nibabona tugarutse nta n'ikintu tugarukanye tugezeho gifatika, bazaduseka, bazatugaya, imiryango yacu izatubona gute? Ibi bintu by'uko ubuzima bwabo bugiye kumera byagombaga kubatera ubwoba. Ikindi gikomeye ari nacyo Bibiliya yerekana cyane, bari bafite ubwoba bw'Abayuda. Kubera iki batinyaga Abayuda? Babatinyiraga ko babizi neza ko bagendanye na Yesu, kandi Yesu bari bamureze ibirego bikomeye, kabone nubwo byari ibihimbano, ariko byari ibirego bikomeye, byari ibirego biremereye ku buryo
abigishwa bashoboraga kujya mu cyiciro cy'abafatanyacyaha ba Yesu. Icyo kikabatera ubwoba, bakavuga bati aba bayuda nabo bazatugirira nabi. Bakagira n'ubundi bwoba nanone kandi bushingiye ku makuru yo kuzuka kwa Yesu. Kuzuka kwa Yesu nako kwari kwabateye ubwoba. Uko mbitekereza ko kwari kwabateye ubwoba nuko muri rubanda hari harimo imvugo itandukanye n'iy'abigishwa ba Yesu bari kuvuga. Abigishwa ba Yesu barimo Petero n'undi mwigisha Bibiliya itavuga izina, ikavuga ngo yakundwaga na Yesu, bo bari bafite amakuru avuga ngo yazutse, kuko twaninjiriye mu gituro aho yarari twasanze atarimo yazutse. Ariko kandi abigishwa bakaba bafite n'andi makuru yasakaye hanze avuga ngo ntabwo yazutse, ngo ahubwo abasirikari bari bashinzwe kurinda imva ya Yesu basinziriye, abigishwa baraza biba umurambo wa Yesu. Ibi bintu abatambyi bari batanze amafaranga menshi, bari batanze ruswa iremereye ku basirikare, barababwira ngo nibiramuka bimenyekanye ko uyu muntu yazutse, uko byagenda kose noneho birasubira inyuma. Baravuga ngo nimwakire amafaranga, mwebwe mwemere intege nke zanyu, nubwo atari ko byagenze, muvuge yuko mwasinziriye, noneho mwamara gusinzira abigishwa be bakaza bakamwiba. Iki cyari ikintu rero cyari giteye ubwoba abigishwa ba Yesu, kuko nabo muri bo, nshingiye ku byiciro by'abayuda, hari harimo abafarisayo. Abo ni abemeraga yuko habaho umuzuko w'abapfuye, hakaba n'abasadukayo bo batawemeraga. Birashoboka rero ko no mu bigishwa ba Yesu hari hakirimo urujijo rwo kwibaza ngo ese yazutse cyangwa barabeshya, kuko bamwe bakeya bo muri twebwe baba banamwibye. Impamvu mbivuga gutya, nshingira kuri Toma wavuze ngo jyewe sinshobora kubyemera uretse umunsi nzamwirebera. Aravuga ngo kandi kumureba ntibihagije, ngo nintareba mu biganza bye ngo mbone inkovu z'aho bateye imisumari, ngo ndebe no mu rubavu aho bamuteye icumu, haravuga ngo ntago nzabyemera. Byerekana rero ko aba bantu bari bafite ubwoba bukomeye, bavuga bati abayuda baratugirira nabi kubw'ibirego bareze Yesu, kandi ikindi twamaze gutangwa hose ko twamwibye, abasirikari babo basinziriye. Baravuga bati rero ubu nta yandi mahitamo dufite, nta kindi cyerekezo cyacu cyo kubaho, nimuze tujye mu nzu twikingirane. Ibigeragezo birabakingirana, bajya mu cyumba barikingirana. Iyi nkuru yo kuzuka kwa Yesu yabaga iri kuvugwa hamwe, ahandi bavuga ko yibwe. Byerekana ko ibyo ari byo byose abigishwa ba Yesu bikingiranye, iriya nkuru yo kuzuka n'inkuru yo kwibwa irimo kuvugwa. Byerekana ko ari cyo gihe bikingiraniye mu masaha ya kumanywa. Yesu ntiyabiyereka, bwenda gusa naho bwira Yesu ntiyabiyereka, kandi ubwo niko barimo kubazanya batari kose, kuko mwebwe mwahageze nimutubwire koko mwamubuze. Bakavuga baturitse no twamubonye yazutse. Hanze hase ko bavuga ko twamwibye. Ibi ni iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nijoro bugorobye Yesu araza ahagarara hagati muri bo. Nta nubwo yavugiye inyuma y'inzu ngo ababwire ngo ni njyewe nimunkingurire, ahubwo bagiye kubona babona ahagaze hagati muri bo, kandi yaje nijoro. Ibyo ari byo byose bashobora bamwe kuba baravugaga bati ko ataje ku manywa, aho arahari, cyangwa wenda yatugiriye n'uburakari ko tutabanye nawe. Ariko aza nijoro, hamwe bari kuvuga bati wenda n'uru rugi bararutumeneraho,
cyangwa bari kuvuga bati se ku ijoro rigeze wenda turaryama dusinzire, ariko se ejo bizagenda gute? Muri icyo gihe bari muri urwo rujijo, bikingiranye, babona nta gisubizo bafite, nibwo babonye Yesu araza ahagarara hagati muri bo, arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Aya mahoro abayuda bayitaga, kandi n'ubu niko bakiyita mu gihe burayo, bayitaga shalomu. Aya niyo wa muririmbyi yaririmbye akavuga ngo ayo mahoro atemba nk'uruzi, ngo kandi ab'isi ntibayazi. Aya mahoro ni amahoro adahagarikwa n'ibihe, ni amahoro ntacyo wakora ngo uhagarike kugenda k'uruzi, niyo warugomera bingana iki utaruhaye inzira rwayishakira. Amahoro Imana itanga ni amahoro adahagarikwa n'ibihe. Aya niyo Yesu yabwiye abigishwa be, akababwira ngo amahoro nabe muri mwe, kandi abibabwira ahagaze hagati yabo, abereka yuko ari kumwe nabo no muri iyo mibabaro, ari kumwe nabo kandi azakomeza kubana nabo. Aya mahoro bavandimwe niyo nanjye nifuje kubabwira ngo abe muri mwe. Aya mahoro abe muri mwe. Umuntu wese agira ikigeragezo kigira aho kimukingiranira, kandi aho hantu cyamukingiraniye kuyikura biramugora. Ariko ndagira ngo nguhumurize nkubwira ngo ikigeragezo ufite aho cyagukingiraniye, humura, humura. Yesu adakomanze arinjira akagusanga muri icyo kigeragezo urimo. Ibigeragezo bikingirana abantu ntibagere ahari umucyo, ntihagera ahari umunezero, ni byinshi. Umuntu wakingiraniwe mu kigeragezo cy'ubushomeri, kumubwira iyi ndamutso nk'iyo Yesu yabwiye abigishwa be biragora. Ariko ikinezeza ni uko atari abana b'abantu bayivuga, ahubwo iyi ndamutso ni Yesu ubwe uyivugira, kandi ntabwo agutumaho, nta nubwo akubwirira kuri. Ikinejeje cyane ni uko agusanga aho ukingiraniye, akakubwira ngo amahoro abe muri wowe. Nubwo wari uri mu kazitiro k'ikigeragezo cy'ubushomeri, ariko amahoro nabe muri wowe, ikaguhisha abantu ntibabone imibabaro yawe. Mperutse kumva umuntu ufite igihanda nk'icyo harimo kuduha ubuhamya, atubwira ati mperutse kujya ahantu hamwe, ati barangije barambaza ngo nsize mparitse hehe imodoka. Ati nakwibuka ukuntu nta n'amafaranga yo gutega nabonye. Ati nkumva biranangaje, ati nanjye ndababwira ngo irahari ariko ntabwo iri hafi. Ati kandi nyine numva nizeye yuko Imana izayima. Aha niho mpera nkavuga ngo amahoro ya Yesu iyo umuntu ayafite, aho yari akingiraniwe arahasohoka, kandi Imana ikamuhishira, ndetse n'abantu bakamubona burya bitandukanye n'uko we yiyizi. Birashoboka ko uyu mwanya ubupfubyi cyangwa ubukene bukwambuye amahoro, kuko umutima wawe uhagaze, ukaba uhakingiraniwe. Ariko ikinejeje cyane ni uko aho ngaho umwami Yesu niwe uhiyizira, akavuga ngo amahoro abe muri wowe. Nubwo wari ufite umubabaro, nubwo wari uhangayitse, ariko amahoro abe muri wowe. Ikinejeje nsorejeho bavandimwe ni uko aya mahoro uwo Imana yayahaye iba igira ngo
agire amahoro kuri we, ariko kandi abe n'inzira iyageza kuri bagenzi be. Kuba dufite amahoro yo mu mutima, amahoro duhabwa na Yesu, ntabwo bihagije, ahubwo biradukwiriye ko n'abandi tuyabagezaho, kandi kuyabagezaho kwacu ni ukubabwira ngo Yesu niwe mwami utanga amahoro, kandi tugaharanira kubana nabo n'abandi bose mu mahoro. Aya mahoro kandi Imana itanga nayo kugira ngo umuntu nanone yongere agire amahoro hagati ye n'Imana, kuko aya mahoro aza aherekejwe n'Umwuka Wera. Nibyo batubwiye ko ngo yabahuhiyeho umwuka, arabwira ngo mwakire Umwuka Wera. Amahoro ni imwe mu mbuto z'Umwuka Wera. Iyo rero ari muri twebwe, bituma umubano wacu n'Imana urushaho kuba mwiza, kandi n'umubano wacu n'abandi ukaba urimo amahoro. Coje ngusabira kugira amahoro atangwa n'Imana, amahoro adatangwa n'ab'isi, kuko ay'ab'isi batangayo kugira ngo aboneke haba habaye intambara. Nibyo bavuga ko ushaka amahoro ategura intambara, ayo rero ntabwo aba ari amahoro. Ni nayo mpamvu umuririmbyi yabivuze ngo amahoro Yesu aha abantu be ntabwo ari nk'ay'ab'isi batanga. Mwifurije kugira amahoro y'Imana, nubwo aho uri ubona uri mu cyumba ukingiraniwemo cy'ibigeragezo bitandukanye, kandi ukaba ubona mu gihe cy'amanywa ntawakurengeye, ntawagutabaye ngo usohoke muri ibyo bigeragezo, ukaba uri kubona ijoro ryawe rigeze. Reka nkubwire nti humura, gira amahoro, ahari wenda iki ni cyo gihe cyo gutabarwa kwawe binyuze muri Kristo Yesu. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Imana yacu, kuko ijambo ryawe ni ryiza kandi niryo riduhumuriza. Umwana wawe Yesu Kristo yabwiye abigishwa be, arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Reka muri ibi bihe amahoro yawe abe muri twe, amahoro yawe abe muri buri wese, amahoro yawe abe mu bakwemera, kandi amahoro yawe mu gihe nk'iki isi irayakeneye. Amahoro yawe mu gihe nk'iki abari mu itorero ryawe turayakeneye. Aya mahoro ahumuriza, aya mahoro akomeza abababaye, uyu mwanya tuyasabiye buri wese, kandi natwe turayisabiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dufatanye igitero cy'indirimbo y'Ijana na 71 twakira ubutumwa bwiza bumaze kutugezaho. Amahoro Yesu abantu be, ntagira akagero ntarondoreka, ajya humuriza abayafite, nutayata ntabwo wayakurwaho. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Kandi dufatanye guhamya ukwizera kwacu nk'abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye na Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'Umwuka Wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa,
amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamurwa mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha no kuzuka kw'imibiri n'ubugingo budashira. Amen. Reka twumve birangwa. Bakristo bavandimwe, dukomeje kubakangurira ibi bihe turimo byo kwirinda icyorezo cyateye isi yose cya coronavirus, tubasaba ko mwakomeza kumvira no kubaha amabwiriza y'ubuyobozi bwacu, tuguma mu ngo kugira ngo tubashe guhashya iki cyorezo, kandi kumvira bizana umugisha, Imana ibidufashemo. Turongera kandi kubagezaho ubutumwa bw'ubuyobozi bwa Presbytery ya Kigali nk'uko bwohererejwe amaparuwase yose ayigize. Ubuyobozi bwacu burongera guhumuriza abakristo no kubakomeza muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus cyateye isi yose, kandi bubashimira uburyo mukomeje gusigasira umurimo w'Imana, ndetse bunabasaba kudatezuka kuri iyo ntego. Ubuyobozi bwacu kandi buradusaba gukomeza gusengera itorero, dusengera igihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange muri iki gihe kitoroshye. Buragira buti Imana ibahe umugisha kubw'imirimo myiza mukomeje gukora, kandi bubakomeza kugira ngo dukomeze guhuriza hamwe umutima muri iki gihe gikomeye, no gukomeza kugira ibihe byo gusenga kugira ngo tuzabisohokemo neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Bavandimwe, aho duherereye hirya no hino mu miryango yacu, kubabashije gukurikirana iri teraniro, turabashimiye cyane kuko mwabanye natwe mukarikurikirana. Imana ibahe umugisha, kandi nk'uko bamaze kubitubwira mu matangazo, dukomeze kuba mu mwanya mwiza wo gusenga Imana no kuyiringira, ndetse nk'uko twabyumvise no mu ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugire amahoro, dukomeze kuzirikana ayo mahoro Yesu atwifuriza, amahoro Yesu aduha, kugira ngo tubashe gukomera no muri ibi bihe, kandi twiringiye kuzabisohokamo neza dushimira Imana tunayihimbaza kuko kuturindira muri ibi bihe no kudufasha. Tugeze mu mwanya rero wo gusoza iteraniro ryacu ryo kuri uyu munsi, ryo kuri iki cyumweru, kugira ngo dufatanye dusenga Imana, dusengere ibyifuzo, ndetse nituza kurangiza gusenga turaza kandi gukomeza dufatanya tuvugira hamwe isengesho twigishijwe n'Umwami wacu Yesu Kristo. Dusenga Imana. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu, turagushimye cyane kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko wabanye natwe muri iri teraniro, tugushimiye gahunda zose Mwami Imana yacu zabaye muri iri teraniro, tugushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu kuva dutangira, ndetse tukaba tugeze ku musozo w'iri teraniro. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimye kandi Mwami Imana yacu, no mu minsi itambutse wagiye utugirira neza, uba mu ruhande rwacu mu bihe bigoye, mu bihe biruhije, ukomeza kutubera Imana. Turagushimye rero ko ijambo ryawe rije rihumuriza imitima yacu, reka tubwira ngo amahoro abe muri twebwe. Mwami Imana yacu, ayo mahoro utanga Mwami Imana Data wa twese mwiza, turakire kandi turagushimye. Izina ryawe nirishyirwe hejuru muri uyu mwanya, kandi Data wa twese mwiza, turi imbere y'ubwiza bwawe Mwami Imana yacu, tuzirikanye ijambo ryawe Data wa twese ritubwira ngo twikoreze amaganya yacu uko wita kuri twebwe. Mana, turasenze, dufite ibyifuzo bitandukanye, aho turi mu miryango itandukanye Mwami Imana yacu, aho guterana bitakiri gushoboka bitewe n'iki cyorezo cyugarije isi ndetse n'igihugu cyacu. Turasenze Data wa twese mwiza, tugusaba kuramburira ikiganza cyawe cy'amahoro, ikiganza cy'ubuzima, ikiganza cy'imibereho
ku banyarwanda bose ndetse n'abatuye isi muri rusange, kugira ngo iki cyorezo gihagarare mu izina rya Yesu. Mana, dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo, tukomeje kugisabira amahoro n'umutekano. Kandi muri iki gihe Data wa twese, isi ndetse n'igihugu cyacu twugarijwe n'iki cyorezo cya coronavirus, turakwinginze kugira ngo Mwami Imana yacu ukomeze kurinda abanyarwanda n'abanyarwandakazi, kandi Mwami Imana ukomeze kubaha amahoro, ukomeze kubaha ubuzima, ukomeze kubagirira neza, ukomeze kubahagararaho mu izina rya Yesu. Kandi Data wa twese mwiza, muri iki gihe Mwami Imana yacu hari byinshi byangirika mu gihugu cyacu ndetse no mu miryango yacu. Turagusabye kugira ngo Nyagasani Mana yacu udutabare, utabare isi, kugira ngo Mwami twongere gusubira mu buzima busanzwe, byinshi bitarangirika, kugira ngo dushimire izina ryawe Mwami. Dusengeye kandi Data wa twese mwiza, abavandimwe bacu bamaze kwandura iki cyorezo bari hirya no hino ku isi n'abari mu gihugu cyacu, mu gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bamaze kwandura. Turasenze dusaba kugira ngo Mwami Imana ubaramburire ikiganza cyo gukira, imiti bafata, uburyo bari kwitabwaho bwa buri munsi ubikoreshe, kugira ngo Mwami Imana yacu babashe gukira. Dushimire izina ryawe Mwami. Dusengeye kandi abaganga bitanga umunsi ku munsi, kugira ngo Mwami Imana yacu bahe umugisha, kandi Mwami Imana ukomeze kubarinda, ubahe ubuzima buzima, barinde kwandura iki cyorezo, kugira ngo babashe gufasha abamaze kucyandura, maze Mwami Imana yacu nitusohoka muri ibi bihe tuzashimira izina ryawe. Mana nziza kandi Mana y'ubutware n'ubushobozi, urera cyane kandi urakiranuka. Niyo mpamvu Data wa twese mwiza twakwiringiye, kandi n'ubu tukikwiringiye nk'umwami n'umukiza wacu. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo Mwami Mana Data wa twese mwiza urebane impuhwe, Mwami Imana yacu, n'abandi bantu bose bafite uburwayi butandukanye butari iki cyorezo, kugira ngo nabo baramburire ikiganza cyo gukira, nabo bashime izina ryawe Mwami. Mana yacu, Mana y'ubutware n'ubushobozi, turi imbere y'ubwiza bwawe kandi tukweretse Mwami Imana abavandimwe bacu, inshuti zacu batari kubona icyo kurya ku bw'ibibazo bitandukanye, batari kubona icyo kurya ku bw'iki cyorezo. Mwami Imana yacu, Data wa twese mwiza, cyugarije isi, gituma abantu batabasha gusubira mu kazi kabo ka buri munsi ngo babone amafunguro, babone ibibatunga. Turasenze kugira ngo Mwami Imana ukoresha abantu batandukanye mu izina rya Yesu Kristo, kandi nk'uko itegeko ryawe ryatubwiye ngo ahubwo dukundane kivandimwe. Mana, mu gukundana kivandimwe ni ukuzirikanana, ni ukumenya ko hari ubabaye, Mwami Imana yacu, tukamuba hafi maze tukamuremera, Mwami Imana yacu, kumwereka ko ubuzima bugishoboka. Niyo mpamvu dusenze dusaba kugira ngo Mwami ubahe kwihangana, abadafite icyo kurya ubahe kwihangana, Mwami Imana yacu, kandi natwe twumvire ijambo, twumvise Data wa twese mwiza itegeko ryawe. Turagusabye kugira ngo dukoreshe, duhaguruke, dufashe abavandimwe babone ikibatunga, maze Data wa twese mwiza dufatikanye, kugira ngo twese tubashe kuba muri ibi bihe bigoye, ibihe bisa nk'ibiruhije, ariko kandi kuri wowe ushoboye byose nta kikunanira. Ngaho dufashe Mwami, kugira ngo Data tubashe kuzirikana amagambo wandikishije no muri iki gihe kigoye. Nyagasani, uri Data wa twese mwiza, kandi ubereye mwiza bagutegereje bose. Niyo mpamvu tukwinginze Mwami Imana yacu, kugira ngo n'abandi bafite kwiheba, biganyira, bafite ibibazo bitandukanye, Mwami Imana yacu ube mu ruhande rwabo, kandi Mwami Imana ukomeze kwita ku muntu wese uko agukeneye akubone nk'Imana. Data wa twese mwiza, Mana yera, ubuyobozi bw'igihugu nubuha amahoro, nubuha umutekano, Mwami Imana nubuha umugisha kubwo kwitanga kwabo kwa buri munsi, kugira ngo abanyarwanda babashe kuba amahoro. Urakoze Mwami Imana, amahoro yawe nabe mu gihugu cyacu, amahoro yawe nabe mu miryango yacu, amahoro yawe Mwami Imana yacu nabe ku nshuti zacu, amahoro yawe Mwami nabe ku batuye isi yose, amahoro yawe Mwami nagere ku bakwizeye nk'umwami n'umukiza wabo, kugira ngo bahore bagushima, kugira ngo bahore bakubwira batakuzi Mwami. Komeza kugendana natwe muri uru rugendo, kandi ukomeze kwihanganisha abafite ibibazo bitandukanye. Turakwinginze kandi turakwizeye, tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Dufatanye isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tuhora bitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Isabira umugisha w'Imana. Uwiteka Imana yacu ibaho umugisha, Uwiteka Imana yacu ibarinde, kandi Uwiteka Imana yacu bamurikishirize mu maso hayo
ibagirire neza. Uwiteka Imana yacu ibarebe neza, ibaha amahoro mwebwe n'abanyu bose aho duherereye mu miryango yacu, mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Icyumweru cyiza.